hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, niko indirimbo irimo iravuga. Gukiranuka kw'Imana kwahishuwe rero abantu benshi ntabwo bakuzi, kudaheshwa ndetse n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Uko gukiranuka kw'Imana kwahishuwe niko tuje gusobanura mu kiganiro mukunda cyitwa Ijuru ntirikorerwa, kinyura kuri radio nanone mukunda Fine FM, ivugira kuri 93 n'igice kimwe. Amasaha arasa nkaho agiye guhinduka, amasaha mwajyaga mudukurikiraho kubera ko mwadukurikiraga saa 10 n'igice kugera saa 11 n'igice, ariko mugiye kujya mudukurikira saa 10 kugera saa 11. Cyakora iminsi y'ikiganiro yo ntabwo yahindutse, ni buri wa gatandatu ndetse na buri cyumweru. Kuri ayo masaha twavuze muzajya mubana n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana mukunda, babagezaho ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Wowe rero washyizeho urushinge, tuguha ikaze mu kiganiro kandi turagushimiye. Nawe ndetse utaruzi ko aricyo kiganiro kirimo, turagira ngo tukigukundishe. Niba ushyizeho urushinge nturukureho, ukomeze ubane natwe, usobanukirwe uburyo ijuru ridakorerwa. Nge mwumva kuri mikro nitwa Nshimiyimana Emile, nkaba ndi umuvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ndi kumwe na mwene data mukunda, nawe ngira ngo abibwire hanyuma twinjire mu kiganiro muzi abo muri kuganira. Karibu mwene data. Nagiye gusuhuza abakunzi ba Radio Fine FM, by'umwihariko kandi abakunzi b'ubutumwa bwiza. Nanone ikiganiro kigira kiti Ijuru ntabwo rikorerwa. Amazina rero ni Musabyimana Joseph Mugisha, ndi mubwiriza ubutumwa bwiza ubuntu bw'Imana. Yego. Kandi ndi umukiranutsi. Okay. Imana yabicyubahiro. Amen. Yego rwose, ni twebwe rero mugiye kubana mu kiganiro. Ndabizi ko biragora kumva ko ijuru ridakorerwa. Kumva ko ijuru ridakorerwa ni ibintu bishyashya mu matwi y'abantu benshi, ariko niko kuri. Kuba ari bishya mu matwi yawe si ukuvuga ko atari ukuri, ahubwo ni ukuri utamenye. Hadashingiwe ku mibare. Yego. Y'abantu benshi baba batabyumva. Yego. Kubera ko abantu bashobora kuvuga bati ko si ibintu ko nta bantu benshi babyemera, ko nta bantu benshi babivuga, ariko n'ukuri nyine, ahubwo nicyo kigaragaza nyine ukuri. Nicyo kigaragaza ukuri. Ushyizemo kandi aho kandi ushyizemo karakomeye kandi nako ni ibyanditswe. Yesu yaravuze ngo inzira ijyana abantu mu ijuru. Yego. Ubwayo ni inzira ifunganye n'abayinyuramo ni bake. Noneho inzira ijyana abantu kurimbuka yo ngo ni ngari n'abayinyuramo ni benshi. Yego mwene data. Yego. Bivuze rero ko kuba utarubisobanukiwe, kuba ari bwo byumvishe, yego, ukaba wumvishe ko ijuru ridakorerwa, ukaba utarubizi, ntabwo bisobanuye ko atari ukuri. Ntabwo bisobanuye ko atari ukuri. Icyakora gusa nuko uko kuri guhamywa n'Imana. Yego. Kandi ibyanditswe bivuga ko niba twemera ibyo abantu bavuga, iby'Imana yavuze byo biruta cyane iby'abantu bahamije. Yego rwose. Icyo gituma rero twaje guhamya nanone iby'Imana yahamije, ikanabyandikisha, ivuga ko yo ubwayo yatanze ijuru nk'impano iritangiye mu mwana wayo Yesu Kristo. Amen. Amen. Mu by'ukuri rero iyo tuvuga guhabwa ijuru, tugomba kubyumva neza. Ijuru ni ry'abakiranutsi. Nibyo. Ni ry'abera. Nibyo. Hari n'igihe tuvuga ubutumwa bwiza abantu bakavuga ngo turi kubwira abantu gukora ibyaha. Yego. Kandi turi kubwira abantu uburyo baba abakiranutsi. Aba turabwira abantu ko ahubwo ijuru si iry'abanyabyaha. Si byo se? Iry'abakiranutsi. Ntago wajya mu ijuru utari umukiranutsi. None se turi kubwira uburyo waba umukiranutsi ukavuga ko turi kubwira ko ari ibyaha gute?
nasubuho Imana irera yego kandi izabana nabera buririmbye yavuze ko yaravuze ngo mu ijuru ntihazagera y'icyaha nicyo gituma huzuye amahoro yego 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 ubwo se turaba turakubwira ukuntu ahubwo ugomba kuba umukiranutsi kugira ngo uzajye yego mu ijuru yego si byose nibyo ahubwo mu nzira gusa zitandukanye nuko wari uzi ibintu ubwo wari uzi ko babivunikira kuba umukiranutsi ko binyura mu masengesho ko binyura mu mirimo myiza ko binyura mu kuba muri korari oya twe twaje kukubwira gusa ukuntu ahubwo warihawe ku buntu binyuze gusa mu nzira Imana yaguciriye ntacyo uramutse wararirimbye ugasenga ukihana ibyaha kwa kundi mujye mubibwirana ugatanga icya 10 n'amaturo n'ibindi bikaba byarakugize umukiranutsi naguze kuduhamagara bitubwira kuko ijuru ry'abakiranutsi yego inzira yose bakubwiye ukagerageza no kuyinyuramo niba kugeza ubu nawe utakwihamiriza kuri umukiranutsi menya ko bakuyobeje araza kutubera umuhamya kuko niba ibyo turi kuvuga byaba turiho turamubeshyera yego atubwire koko niba nk'uko wari ubivuze yego kuba dirija wa korari yego kuba dirijante yego kuba umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho yego kwitwa umuhanuzi yego n'ibindi tutarondora yego niba koko byaramuhaye kuba umukiranutsi yego ibi bintu yaba yarakoze akabikorera akumva umutima umuhamiririza ko ibyo bintu yabikuyemo ubukiranutsi yes kuko utaraba umukiranutsi ho ntiwajya mu ijuru ntibishoboka mu ijuru si iry'abanyamasengesho ijuru si iry'abaririmbyi oya ijuru si iry'abadiyakoni oya ijuru ni iry'abakiranutsi gusa si byose nibyo nibyo yego ijuru ni iry'abakiranutsi yego ijuru ni iry'abera yego ijuru ni iry'abantu bafite kwera nk'uko Imana nk'uko Imana yera yego n'abazabana nayo bagomba kubabera nk'uko yera kandi ibyo bintu ntabwo umuntu abimenya apfuye yego si tomboro yego si ibintu ugwaho yego ngo babivugire ku munsi wa nyuma wenda igihe cyo kuva mu isi cyawe cyageze bavuge ati aragiye rwose ni ibintu ugomba kuba wari uzi neza bikaba ibyiringiro uhamye nk'uko ibyanditswe bivuga ngo ugomba guhora witeguye gusubiza umuntu wese ukubajije impamvu z'ibyiringiro byawe yego rwose urumva rero wowe dukurikiye nivugiraga ko mu by'ukuri uramutse wowe hari inzira yawe ufite yakugize umukiranutsi uze kuhita ubwira ariko niba uvuga ngo ndi kugerageza ngo wenda ngo ntawamenya ngo bizaterwa uyarekera aho tukurangiriza turi kurwana intambara nta nubwo turi kuguhatira kwemera ibyo tukubwira uramutse ufite inzira yawe yakugize umukiranutsi ntacyo igumane ariko niba uri umuntu unyotewe gukiranuka ukaba warabishakishije mu mirimo yawe ukabibura niwe ubundi nawe dushaka nibyo sibyo rati nibyo Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze mu nsange ndabaruhura siko bimeze nibyo yishakiraga rero abantu barushye kandi baremerewe baruhijwe no gukorera ijuru bikaba byaranze ntako batagize bakaba batizeye ko bazarijyamo abo natwe nibo turi gushaka nibyo cyangwa ngo tubabwire ko hari inzira Imana yagennye wanyuramo ukibera umukiranutsi kandi we umukiranutsi nta gushidikanya uba uri umukandida w'ijuru mu buryo budasubirwa nibyo siko bimeze nibyo muvandimwe ariko niki gituma umuntu agerageza gukiranuka bikanga ubundi ni iki igituma umuntu agerageza gukiranuka bikanga ubundi ni uko umuntu yavutse ari umunyabyaha yego kubera igicumuro cya Adamu yego rwose uko ibyanditswe nyine bibivuga yego nabyo tuzajya tubivuga byanditswe nko mu Baroma igice cya 5 yego umurongo wa 18 yego na 19 yego havuga ko igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose baba abanyabyaha bakanacirwaho iteka usome muri Bibiliya yawe dukurikiye yego Abaroma 5:18 na 19 igicumuro cy'umuntu umwe uwo na Adamu niwe dukomokaho twese Adamu niwe waremwe mbere yego ahabwa n'umufasha witwa Eva yego
abo bantu Imana irababwira ngo mubyare mwororoke mwuzure isi ariko ibabuza ikintu kimwe, irababwira ngo mwemerewe kurya ku biti byose byo mwinongobye, yego, ariko igiti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntimukakirye, yego, umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. shitani arabashuka bakiryaho, yego, icyaha kiba kirinjiye, yego, kandi icyaha kinjiye kiba uruhererekane ku bantu bose bakomotse kuri Adamu na Eva. Nibyo, niyo mpamvu umuntu wese rero ukomoka kuri abo ngabo avuka ari umunyabyaha. Bakubwiye ko umuntu w'umunyabyaha akuze atangiye kubikora, ariko si byo. Umuntu aba umunyabyaha ku ivuko kubera ko akomoka kuri Adamu na Eva, ahubwo yakuze agenda ashyira mu bikorwa bwa bunyacyaha akavukira. Ibyo banabireba nko muri Zaburi ya 51 ku murongo wa 7, aho ibyanditswe bivuga ngo dore naremanwe gukiranirwa, ibyaha ni mo mama yambyariye. Ngaho rero iya 58:4 ivuga ibisa n'ibi, ikavuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Nguko umuntu avuka ari umunyabyaha, na niyo mpamvu wagerageje kubyikiza bikanga. Niyo kamere. Umunyarwanda avuga ibintu byiza cyane, akavuga ngo umuntu yasiga ikintu kimwirukaho ariko ikimwirukamo cyo baragendana. Nibyo ngayo nguko. Uko niko rero utakwikiza ubunyacyaha wavuka, uko wabigenza kose wisanga n'ubundi ukora ibyaha hashingiye kuri ya kamere ukomora kuri Adamu na Eva. Nibyo, cyakora bakubwira ngo ujye ubyihana Imana ikubabarire, ariko nukukubeye kubera ko gitera ikibigutera kiri muri wowe. Yego, sibyo? Yego, ibyo nabyo muraza kubisoma mu Baroma mu gice cya 7. Yego, guhera ku murongo wa 15. Yego, nibyo bivuga ngo sinzi ibyo nkora kubera ko ibyo nshaka atari byo nkora, yego ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ngo nuko rero ngo nkora ibyo ndashaka ngo sinjye ubukibikora, ntabwo ni icyaha kimbamo. Ngo nzi yuko muri nge, ngo nukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo. Sibyo? Ngo niyo mpamvu ibyo nshaka nisanga atari byo nakoze, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Nibyo ngayo nguko. Ubwo umuntu ubwira abantu ko bazajya mu ijuru, yego, babiheshejwe no gukiranuka kwabo bakoreye, yego, iyo ni inzira idashoboka. Ntabwo ishoboka. Nta wundi wayinyuzemo. Ntawe. Turi hano ubwashize twavuze kuri Abraham. Yego, iyo nzira nawe kuba umukiranutsi ntiyabigizwe n'ibyo. Oya, twarabisobanuye. Ba Dawidi, ba Isaka, abantu bose dusoma mu byanditswe bitwa intwari zo kwizera, tuzasanga mu ijuru babaye abakiranutsi batabigizwe n'imirimo yabo. Ariko reka tuze kongeraho ibyanditswe nanone dusanga mu Baroma igice cya 3. Yego, ariko uhereye nko ku murongo wa 9 haravuga ngo nuko tuvuga iki, mbese turabarutaho yada habe na gato, kuko tumaze guhamya abayuda n'abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha, nk'uko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe. Ntawe ugira gute? Ntawe ukiranuka n'umwe. Ngo bamaze guhamya abayuda n'abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha. Barabibahamije. Abayuda n'Abisirayeli, abagiriki n'abanyamahanga. Nawe uri mu banyamahanga wari kutwara. Bose batwarwa n'ibyaha, ariko natwe ntabwo tugira gute tubaruta. Ngo nk'uko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe. Muri 10 n'umurongo wa 10. 11 bavuga gute? Ngo ntawe umenya, ntawe ushaka Imana. Ngayo nguko. 12 bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. 13 bavuga gute? 13 baravuga ngo umuhogo wabo ni nk'imva irangaye. Bariganishije indimi zabo, ubusabwe bw'incira buri mu minwa yabo. Akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye. 15 ngo ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso. 16 kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo. 17 baravuga ngo inzira y'amahoro ntibarakayimenya. 18 kubaha Imana ntikuri imbere yabo. Ngo natwe ntabwo tugira gute, ntabwo tubaruta. Ngo kuko umuntu ameze. Yego, niyo mpamvu rero nta n'uwakiranuka ngo bikunde, nibyo, abikesha imirimo ye. Rwose ngo kuko umuntu wese ameze. Ndetse abadukurikiye
hari ukuntu bashobora kuvuga batari ko se noneho ko tujya tubona dukora n'ibyiza ibyo koko muri kamere bibamwo kubera ko nk'uko twari twabivuze igiti nyine cyasobanuraga ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi bivuze ngo muri kamere muntu harimo gukora ibyiza ni bibi ni nacyo gituma ku mpamvu z'uko atari byiza 100% nicyo gituma Imana yahakanye ko nta muntu wakiranuka ngo bigere ku gipimo Imana ishaka bibe byamuhesha kujya mu ibyiza by'umuntu birera bivuze yego Yesaya 64:5 yego haravuga ngo twese twahindutse abanduye n'ibyo twakiranutse byose bihwanye n'ubushwambagara bufite ibizenga gucyanuka k'umuntu kumenya Luka 16:15 haravuga ngo mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu kandi Imana iziba mu mitima yanyu kuko icyogejwe imbere y'abantu imbere y'Imana rero ni kizira yes nguko gukiranuka k'umuntu wakumva rero ibyo yarashakishije ijuru agaheba yarashakishije gukiranuka agaheba nibyo Pawulo avuga muri kiriya gice cya 7 umanutse ukagera ku mirongo ihera avuga ngo ayiwe noneho mbonye ishyano ubundi umuntu urushye warikoreye akarihiga karishakira mu butayu kanyarira kizabonwa kwa Yezu nyirimpu n'ahandi tutarondoye ubu wari ufite ikibazo cyo kwibaza ngo ubu noneho ndamutse mvuye hano muri iyi si najya mu ijuru ikimukwiriye nta kintu nukumanika amaboko ariko akerekwa inzira none yego niyo tugiye kwereka yego tumaze kugaragaza ko abantu bose bakoze ibyaha iyo ukomeje ndetse mwa kino gice cya 23 baravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha bashyira ubwiza bw'Imana niko abantu bose bameze nibyo kandi wowe udukurikira ntuirenganye kurya ujye uhora ubyihana bigaruka niko abantu bose bameze ari abakwihanisha nabo niko bameze nabo nuko bameze ukeneye umukiza nkuko nabo bakeneye umukiza nibyo kandi umukiza nawe ntabwo tumusaba ngo aze kudukiza ahubwo umurimo warangije kuwukora nuko abantu batawumenye nibyo tumaze kugaragaza rero ko nta muntu wakiranuka bimuturutsemo ngo bigire gute bishoboka wowe nimba byarashobotse uze kubitubwira nibyo utubwira ati ngewe ubwo tuvugana ngewe ndihamya ko ndi umukiranutsi imbere y'Imana 100%. iyo hari umusore w'umutunzi wasanze Yesu kara gasore kariraririye cyane hari abantu bajya birarira cyakora ushobora kubeshya abantu bagenzi bawe kara gasore kariyemeraga ariko gafite benshi bameze nka karamubwira ngo mwigishe ngo nkora iki kugira ngo ndagwe karabaje karamubwira ngo mwigisha mwiza mwiza ngo nkora iki kugira ngo ndagwe ubwami bw'Imana aramubwira ngo nyitira iki mwiza ko mwiza ari umwe ubundi ari Imana yego mu yandi magambo no kugira ngo niba unyita mwiza ubanze usobanukirwe uko ndi Imana mu bantu nta mwiza n'umwe uhari ubamo niba unyise mwiza ubwo ni nko kuvuga ngo unanyita Imana nibyo nta mwiza uba mu bantu nibyo urimo kubyo aramubwira ati ariko niba ushaka kubutunga yenda wubahirize amategeko ayahe ntukice ntukibe ntugasambane ntukifuza ujye wubahiriza umunsi w'isabato ntugasabire atayo tinare wayujorere mu buto bwanjye mbega umwiyemezi Yesu wari kuchallenge wari kugira ngo amwereke ko ibyo yibwira atari aramubwira toke sawa usigaje rimwe genda none ugurisha ibyo utunze byose ubihe abakene nurangiza uze unkurikire ngo kubera ko yaratunze ubutunzi bwinshi biramunanira uzi cyose ashaka kumwereka ubundi amategeko yose akubiye muri aya abiri ukunda Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe n'ubugingo bwawe kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda yose nahakubiye mu yandi magambo ugurisha ubutunzi bwawe uze unkurikire uraba ukundishije Uwiteka umutima wawe wose wisiga ubusa ntusigarize ubundi uzungurikire sibyo hanyuma ubihereze abakene ukunze mugenzi wawe nk'uko wikunda biramucanga mu yandi magambo abananiwe amategeko yose yamunaniye sibyo se wese akubiye muri ayo kandi yavuze ko ngo yabyubahirije muhereye mu buto bwera abantu bose rero nuko biyizi baribeshya ngo bagerageza gukiranuka ariko iyo bageze imbere y'Imana bahinduka ubusa nuriya mugore wafashwe asamba
mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo Yego. bwanditswe n'abantu mu gice cya 8 nibyo bakamuzanira Yesu bakavuga ngo twamufashe asambana ngo kandi aya mategeko ya Mose avuga ko tugomba kumutera amabuye kugeza apfuye. Yego. Yesu yarabwiye ati nta kibazo muri mudafite icyaha naba ari we umuteri bose bagenda ikinyuma biravuga ngo ibyaha bibacumita mu mu mitima yabo bakiri bonyine bumvaga umunyabyaha uriya mugore. Yego. Ariko bageze imbere ya Yesu bose bahindutse abanyabyaha. nuko imbere ya Yesu abantu bose bambaye ubusa. Cyakora hagati yabo bajya bahitamo abo bita beza rwose nabo bita babi, ariko imbere y'Imana abantu bose ni babi kandi ubibarabunganye. nibyo ni impamvu Yakobo abyandika, Yakobo 2:10-11 yaravuze ngo umuntu wese witondera amategeko y'Imana yose agasitara kuri rimwe abayishe yose aho udasitara se nawe indi udasitara. niba ujya usitara kuri rimwe rero ubwo wayishe yose warayishe. Yego. ariko reka tubabwire gukiranuka aho guturuka nibura ndekereza ko abaduteze amatwi bari bati noneho se mwuka byaramo noneho biragenda bite noneho turagira ngo tukubwire igisubizo rero cyaturutse mu ijuru. Yego rwose. hanyuma rero dukomeje muri cya gitabo cy'Abaroma igice cya 3 ku murongo wa 21 dusomere mwene data ku murongo wa 21 yego haravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. buretse gato ariko noneho ariko noneho ariko ubundi nuko abantu Bibiliya batayumva banayisoma nyine bakitambukira bakajya muri bibiliya bavuga ngo ntabazana gutabara nkwereke ngo ibikomeye biri imbere ngo utamenya ati biteka niwe mwungeri wawe ati zizakena ariko yaba abantu basomaga nibura ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kwarahishuwe. amen. niba kuburiye mu mirimo y'umuntu, niba kuburiye mu bikorwa by'umuntu, ariko noneho kwarahishuwe. nibyo sibyo? nibyo nawe uyu munsi waguhishurirwa. sibyo? amen. ngo no gukiranuka kudaheshwa n'imirimo n'amategeko nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo bihamya uko gukiranuka. mbese abahanuzi bavuze ibyuko gukiranuka no mu mategeko Mose yanditse ibyuko gukiranuka. niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Ntibisobanutse? Birasobanutse. no gukiranuka kw'Imana abize kw'Imana suko umuntu ntabwo ari uko umuntu niko mu mazengero oya ntabwo ari mu cyacu niko mu butayu oya nuko Imana ihereza abizeye bose ari nta tandukaniro. amen. kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. 24 akavuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Haleluya. kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. urumva? amen. no gukiranuka noneho abantu baheshwa no gutsindishirizwa. sibyo? nibyo. mbese ni ugukiranuka uwizera Kristo Yesu wese aheshwa no kwizera ari nta tandukaniro. umuntu wemeye ibyo bintu abagizwe intungane imbere y'Imana batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. amen. nawe muri iri joro nibyo muno mugoroba nawe wakwakira gutsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana ubiherewe ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. nibyo. reka nsome mu kindi Kinyarwanda. muri Bibiliya ntagatifu baravuga ngo ariko uwo wa 24 ariko bahabwa kuba intungane n'ineza yayo ku buntu. iki Kinyarwanda kirabitomora. ariko bahabwa kuba intungane n'ineza yayo ku buntu babikesha gucungurwa na Kristo Yesu. amena. Imana yagize neza nuko abantu batamenye ineza y'Imana. umva muri iri jambo ry'Imana
ngo ariko none Imana yabahereye ubuntu kuba intungane imbere yayo. subiramo iryo jambo. Abaroma 3:24 ngo ariko none Imana yabahereye ubuntu kuba intungane imbere yayo. Amen. babikesha gucungurwa na Kristo Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Yabahereye ubuntu kuba intungane imbere yayo. Amen. babikesha gucungurwa nande? Na Yesu Kristo. Amen. Imana itanga kuba intungane nibyo ku buntu. Ubwo butungane rero bwavuye hehe? Ni Yesu wabukoreye. Nibyo. Niwe wakoreye ubutungane twari kubasha gukorera. Nibyo. Kugira bavuze ngo twebwe twakoze ibyaha ntitwashyira ubwiza bw'Imana. Yesu we yaraje yambara umubiri wacu. Yambara umubiri w'abantu binyuze mu mwari Mariya. Nibyo. We aratungana birakunda. Imyaka yamaze hano biri yavuga mu Heburayo 4:15 ngo yarageragejwe mu buryo bwose nkatwe, ariko ntigera akora icyaha. Niwe wenyine wakiranutse, nta wundi, nta wa kabiri. Niwe wenyine watunganye birakunda mu ngiro. Yego. Bibiliya iravuga ngo utigeze kumenya icyaha. Abakorinto ba 5:21 utigeze kumenya uretse no kugikora ntigeze no kumenya. Ntigeze na kimwe. Yego. Sibyo? Yego. Uwo ni wenyine watunganye birakunda. Ariko atungana ari wowe ahagarariye. Amen. Atungana ari wowe atungane. Nibyo. Atungana ari wowe yaje gucungura. Umucunguzi ibyo akora ibyo bintu mujye mubyumva neza. Ibyo umucunguzi akora byitirirwa uwo acungura. Nibyo. Gutungana Yesu yatunganye kwari ukwawe. Amen. Amen. Ahubwo uyu munsi akira ibyawe. Turabohoze. Turabibohoze. Akira. Imana ishimwe cyane. Yabwe icyubahiro mu bandi. Bajya babohereza amafaranga. Mureke tubabwire gutungana ahubwo. Ibyo umucunguzi yakoze niba wemera ko ariwe yaje gucungura kuki utabyakira? Kuki utumva ko ari ibyawe nyine? Nawe wibere amahoro. Ubu umucyanutsi ku bwa Yesu. Arega biroroshye. Niba Yesu yaratwaye ibyaha byawe akanabizi. Yego. Kwari kugira ngo nawe wakire gukiranuka kwe. Yego. Ubihemberwe kujya mu ijuru. Yego rwose. Nibyo? Sibyo? Bikwiriye kumvikana. Nuririmba ngo yazize ibyaha byanjye. Yego. Jya ubyumva. Jya wumva ngo yazize ibyaha byanjye. Yego. Ariko kugira ngo nanjye mbe umukiranutsi kubwe. Amen. Nanjye mpemberwe gukiranuka. Yazize ibyaha byawe wowe birangiriraho. Yazize ibyaha byawe kugira ngo nawe uhemberwe gukiranuka kwa Yesu. Mwaraguranye. Nibyo. Wa murongo wavuze wo mu Bakorinto ba 2. Yego. Uvuga usome. Reka ngusome Bakorinto ba 2. Yego. 5:21. Yego. 5:21 haravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha. Ninde? Ni Yesu Kristo. Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Utigeze kumenya icyaha uwo ni Yesu. Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri Yesu. Ntabwo ari hanze ya Yesu. Oya, ntabwo ari mu masengesho. Si mu cyacumi. Oya, ntabwo ari mu maturo. Oya, ntabwo ari muri korali. Si ukuba diakoni. Oya, si ko pastor. Ni muri Yesu. Duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yes. Amen. Yesu yatwaye ibyaha byawe. Ariko kugira ngo nawe wakire gukiranuka kwe. Nibyo. Ibyaha byawe byamujyanye mu rupfu. Urupfu nyine rw'abanyabyaha. Nibyo. Ariko kwari kugira ngo nawe gukiranuka kukujyane mu ijuru ry'abakiranuka. Mbese nitujya tukubwira nujya wumva uvuga ngo Yesu yazize ibyaha, agakubitwa, agaterwa icumu, agatamirizwa ikamba ry'amahwa, akajya ku musaraba, uriya mubabaro wose wavujije igihano cyose wari kuzagirira mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Soma 19 aho ngaho uri. 19. Umurongo wa 19 uravuze ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Urakoze mwene data. Amen. Nari mvuze icyo warushatse kuvuga. Yego. Uriya mubabaro wa Yesu wavunje gihenomu yacu. Nibyo. Imana ihannye Yesu imuhora ibyaha byacu. Yari yiyunze ntiyaba ikitubaraho ibicumuro. Inkuru nziza rero
nikubwira ngo imana ntikikubaraho ibyaha byawe ku bwane ku bwa Yesu. umuntu imana itabaraho icyaha niwe witwa umukirano. nta niwe uzajya kandi mu ijuru. yes niyo nkuru nziza, niyo nkuru nziza. ibindi byose bakubwira ni ukukubeshya. ibyaha byawe Yesu Kristo yarabicumitiwe, yego yarabishenjaguririwe, igihano kiguhesha amahoro cyari kuri nde? cyari kuri Kristo Yesu. Haleluya. Esaya 53 umurongo wa 4 yego wa gatanu yego rwose niko havuga. yego rwose yarabicumitiwe, yego rwose yarabishenjaguririwe, yego rwose Imana yashimye kumubabaza, yego rwose ubugingo bwe bwitambwaho igitambo cyo gukuraho ibyaha byacu. ibyaha byawe Yesu yabyishyizeho nibyo kandi yarabihaniwe. we byakuvuye nibyo sibyo? yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha byawe, atuma nera de. nose umuntu wera de nyine niki cyamubuza kujya mu ijuru? nuko umuntu ahabwa ijuru, nta yindi nzira ibaho. oya nta yindi bakubwiye barakubeshye. niyo mpamvu wagerageje nawe ukumva ko utajya mu ijuru kandi nta kutagize ngo ukore ibyo bakubwiye gukora byose. inzira ijya mu ijuru nimwe, niya Yesu n'umusaraba we, nta yindi nzira tuzabona, nta yiriho haba nimwe, n'ukuri inzira ijya mu ijuru ni umusaraba. Imana ishimwe cyane. Amen. Nubwo kandi abantu bazi ko umusaraba wa Yesu bawuzi ariko ntibawumenye. Umusaraba wa Yesu ni imitwaro yawe yose y'ibyaha. Nibyo. Ni ibyaha byawe byose Yesu yishyizeho n'igihano cyabyo. Nibyo. Kugira ngo uhinduke umukiranutsi imbere y'Imana, uhabwe n'igihembo cy'abakiranutsi. Ubu se iminota isigaye, yego, wareka yego tukayisangira n'abadukurikiye. ni ukuri. Hari abantu benshi badukurikiye bifuza kutubwira uko babyumvise. nibyo. Hari umuntu wari winyoterewe kujya mu ijuru, yararushye, yararemerewe, yaragerageje, byaranze, nibyo. akaba amenya uburyo Imana yamuhaye gucyanuka muri Kristo Yesu. nibyo. akaba amenya uburyo Imana yamukuye urubanza rw'ibyaha, uburyo Imana yamugize umwere, umukiranutsi, akaba ashaka kudusangiza ibyishimo. nibyo. hari n'undi uri gupinga n'ubundi nawe atubwire. nibyo, ariko anatubwire w'inzira yakoresheje nicyo ikamugira umukiranutsi. niba akiri umunyabyaha byaba byiza n'ubundi atiriwe naduhamagara. nibyo, kubera ko nta juru ry'abanyabyaha rihari, ahubwo akomeza atega amatwi amenye uburyo yaba umukiranutsi. yes, nicyo. nshuti zacu rero mukurikiye Fine FM, mugiye kuduhamagara kuri 0784 42 muduhamagare, dusangire ijambo, dusangire uko gucyanuka kw'Imana kwahishuwe, kugenewe abizera Yesu Kristo bose ari nta tandukaniro. Wowe rero wafashijwe n'ikiganiro, tuhamagare dusangire ikiganiro. Yes, hello. Yes, hello. Turakumva. Ongera ijwi. Yes, Emmanuel. Aho turi kukumva neza cyane. Yego. arongera azamure ijwi gato. Ijwi wongeye kurimanura. Manwe wakongeye ukazamura kwa kundi watangiye. Yego gutyo kabisa. Aha. Icyakunyuze ni iki Manwe?
yego bakihanana bakanabigaza imana imana itubabare ariko ikibazo igisobanuro ni ikintu kimwe gusa umuntu aba avuga ngo imyanya nkabigumana uburyo mwene wacu batubikora icyaha imyanya igakomeza imana yacu ikumureba neza mu by'ukuri abantu tujya mu wakiyagakiza gusha ku ntego twakire n'abandi akaba asenga gutyo noneho abandi bari inyuma baba batari baza ku rusengero bakajya bati bariya bo bose n'abanyabyaha nkaho we ari muzima kandi nabo ubwabo n'abari mu rusengero nabo ubwabo biyemerera ko ari abanyabyaha kandi kuko ntawaguhamiriza ko ari umukiranutsi kubera ko gukiranuka bavuga bo baba bashaka ni uko imirimo yabo kandi nta n'umwe wakugeraho gukiranuka imana yemera ni uko duheshwa no kwizera Yesu Kristo nawe rero niba warize Yesu Kristo imana ishimwe ku bwawe niba uri umukiranutsi imana ishimwe ku bwawe tuzahurira mu ijuru amen. ntabwo watubwiye aho uherereye manwe uherereye mu Gasyata wizera ko nawe wakuweho urubanza rw'ibyaha kuri umukiranutsi imbere y'Imana mu buryo bw'iteka ryose urakoze ujye ubibwira n'abandi umuririmbyi aravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye usabe n'Imana ibahishurire Yesu bahabwa ubwo buntu wahawe nawe tugushimiye Imana iyi nimero wanayihamagara nyuma y'ikiganiro tukajya dukomeza kuganira n'abandi baduhamagare nimero ni 0784 4257 muduhamagare dusangire ikiganiro. Yes, hello. Allo Fine FM. Twakwakiriye. Ongera ijwi tuganirire. Muraho neza turavugana nande muherereye he? Yes, Jean Pierre mu Ruhango, yego. Iyi ni weekend ya kabiri. Tuzajya dukomeza dukore muri weekend ku wa gatandatu no ku cyumweru saa 10 kugera saa 11. Ikiganiro cyagarutse ni iki mwakuye mu kiganiro? Amen. 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 Jean Pierre tugushimiye Imana cyane cyane mwene data kubera ko ibyo bintu ni benshi batabisobanukiwe ubwo Imana yabiguhishuriye turayishimiye cyane ku bwawe. Amen. babwire ko ikiganiro cyagarutse kandi iyo nimero wayihamagarana nyuma y'ikiganiro cyo muri studio tukaba twagushyira no kuri WhatsApp group ukajya ukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nawe urakoze cyane usuhuza abo mu Ruhango. Aha. Amen. Tumushimiye Imana cyane. Kubera impamvu dushimira Imana kubwo umuntu umwe wizeye ubutumwa bwiza nuko benshi nyine batabushyikira. Yego. Nuko wamwakira. Allo Fine FM. Muraho neza. Yego muraho muri bande muherereye he? Uherereye he? Yego mwakurikiranye ikiganiro? Sawa sawa. Ni buri wa gatandatu na buri cyumweru isaha ni saa 10 kugera saa 11 ikiganiro cyitwa Ijuru ntirikorerwa. Yego murakoze. Mugire umugoroba mwiza. Yego kandi. Aha. Yes. Harakoze azajya akomeza kurikirane. Allo Fine FM. Fine FM allo. Fine FM allo. Allo Fine FM. Muri bande muherereye he? Muherereye he? Muherereye Kimironko mwakurikiranye ikiganiro?
ok sangiza abatwumva icyo wakuye mu kiganiro ku bigendanye no kujya mu ijuru. icyo twakuyemo rwose ni uko Kristo akibabarira kandi tumara kumwemera bose agomba kutubabarira. Ntabwo ikiganiro kivuga ko Kristo Yesu akibabarira, ahubwo turi kukubwira ko wababariwe, ahubwo ukwiriye kwizera ibyo ngibyo ukaba umukiranutsi imbere y'Imana. Ntabwo Kristo akibabarira, ahubwo warababariwe igihe amaraso ya Kristo yamenekaga ku musaraba, wari uhawe imbabazi z'ibyaha byawe. Ibyo bintu iyo ubyizeye ubaye umukiranutsi imbere y'Imana, ukabugabanya ijuru, ukabugabanye ubugingo buhoraho. Yego. Yego. ahubwo bigaragara ko urakomeje gusa ari umuntu uri mu Baroma, ibicumuro ntabwo aho ngaho bivuye, ahubwo nyine ni ukuba nyine kuba twafatira Yesu nyine kugira ngo atugenge, ntabwo biba bivuyeho gute? kugira ngo atugenge, atugenze rero ntabwo biba bivuyeho gute? ntabwo ibicumuro biba bivuyeho gute? ntabwo byari bivuyeho kandi n'uramutse wenda ubyemeye gutyo ugakora nk'icyaha kandi uzi neza ko wakibabariwe, ntabwo byaba ari banza wemere ibyo wakorewe, hanyuma ibyo gukora byo kwawe n'ubu biretse. Ntabwo turi kuvuga ibyo abantu bagomba gukora, turimo turavuga ibyo Yesu yakoze. Turimo turavuga ko haryo wavuze ko witwa nde? Turi kuvuga ko muri kamere yawe uri umunyabyaha kubera ukomoka kuri Adamu. Hanyuma ko uko wabigenza kose n'ubundi wisanga wakoze ibyaha kubera ya kamere y'icyaha ukomora kuri Adamu. Siko uteye se? Okay. Niko uteye sibyo? Niko uteye uko nguko? Okay. Noneho rero Imana yarabimenye kera, imenya ko ari ukuzavuka umeze. Igutangira Yesu kugira ngo imubareho bya byaha byawe byose biba muri kamere yawe. Hanyuma imuhe n'igihano Ejide yagombaga kuzahabwa. Isaba Ejide kwizera ko Yesu yamuhaniwe, akaba yarahaniwe ibyaha bya Ejide byose, kugira ngo Ejide ahinduke umukiranutsi imbere y'Imana bikesha Yesu. Ubwo nibwo butumwa bwiza turimo turavuga. Wowe kukuhanirwa kugira ngo Imana ibe yarakubabariye ni umurimo Yesu yarangije gukora. Si ikintu wagira icyo wongeraho kuri ibyo ngibyo, sibyo? Ntiwasabye Imana kumutanga, ntiwasabye Yesu kubyemera kuza. Ni ibintu Imana yakoze itakugishije inama, urimo kubyumva? Kandi umurimo Yesu yagomba gukora yarangije kuwukora, ibyaha byawe yarabipfiriye, no kuzuka yamaze kuzuka, yanasubiye mu ijuru. Urasabwa kubyizera gusa, ukabaho uzi neza ko Imana yakubabariye, kuri umwere imbere yayo by'iteka ryose ku bwa Yesu. Ibyo wakora gukora n'ubu biretse. Twe twabaye tukubwira ngo ureke ibyo gukora kwawe n'ubu byihoreye. Ntabwo turi kuvuga gukora kwawe, turi kuvuga ibyo Yesu yagize ute yakoze. Wowe umunyabyaha bidashingiye ko wabikoze. Niyo utakoze ibyaha uri umunyabyaha kubera kamere yawe ukomora kuri Adamu na Eva. Utanagikoze n'ubundi ubura ufite. Ntabwo uba umunyabyaha kubera ko wakoze icyaha runaka. Wavutse uri umunyabyaha utarakora na kimwe kubera kamere ukomora kuri Adamu na Eva. Ntabwo uba umunyabyaha kubera ko wabikoze, uri umunyabyaha utanabikoze. Ikikugira umunyabyaha ni iryo vuko ryonyine ryo kwa Adamu. Ni nayo mpamvu Imana itarobanuye ibyaha byawe, yabishyize byose kuri Yesu irabimuhanira. Ahubwo urasabwa kubyemera uyu munsi kugira ngo ubeho uzi neza kuri intungane ku Mana ubikesha Yesu Kristo. Urakoze cyane Jide, ugire umugoroba mwiza. Sawa. Urakoze. Arakoze Jide guhamagara. Okay. N'abandi bahamagare twakwakiriye. Ninde tuvugana? Inosa muherereye
Rwamagana. Yesu ashimwe Innocent. Ngaho ihangane ukoresha umunota umwe udusangiza icyo wifuza kudusangiza. Yes, please. Baza ko ayo magambo nyine n'ubundi igicumuro cy'umwe yego. Washaka kubaza mwiki? Yego. Kuki yasuraga kandi harabayeho gucumura. Oya ntago bivuze gucumura byateguwe. Ntago ari cyo bivuze, ahubwo nyine n'ubundi hano turimo turasoma bavugamo Adamu nyine wa mbere ariko na Adamu wa nyuma. Yego. Sibyo? Kuvuga rero ko yasuraga uwendaga kuzaza ni ikigaragaza nyine habaye umuntu umwe ahagararira abantu ariko anabahagararira nabi, ariko haboneka n'undi we abahagararira neza. Icyumwe yakoze cyatumye abantu bose bacirwaho iteka. Mwene magambo niho kuvuga ngo ibya Adamu wa mbere bijya kugira ishusho nk'ibya Adamu wa nyuma. Urimo kubyumva? Ibya Adamu wa mbere yakoze bifite ishusho nk'ibyo Adamu wa nyuma yagize ute yakoze. Ni ibintu wasanisha, ni ibintu bisa. Icyo Adamu wa mbere yakoze cyatumye abantu bose bacirwaho iteka, ariko uwa nyuma nawe aje icyo yakoze gituma abantu nanone bose bahinduka bakiranutsi, bahabwa ubugingo buhoraho. Niho kuvuga ngo birasa. Icya mbere gifite ishusho y'icya kabiri, ni ibintu wasanisha, ni ibintu bisa. Pardon. Yego. Ikintu gisura ikindi, kimwe gifite ishusho y'ikindi mu yandi magambo. Reka tukubwire ko impamvu binavuga ko yasuraga uwajyaga kuzaza nuko Kristo Yesu yaje yambaye ishusho y'umuntu. Yes, exactement. Wabyumvise? Yaje afite yambaye ishusho y'umuntu, ariko muri we nk'uko twabisobanuye nta kamere y'icyaha afite. Yego rwose. Hari umuntu nka Adamu wa mbere wakoze icyaha, hari Adamu wa nyuma waje wambaye ishusho y'umuntu ariko we ntiyakora icyaha. Nujya kumva ngo wasuraga, bisobanuye ko hari uwo wasuraga ari we Kristo Yesu, nuko yari yisanishije n'umuntu ariko mu buryo bw'umubiri. Yego rwose. Ariko tugatinda cyane ubundi kucyo yakoze nanone. Yego. Ese wowe kucyo uwadamu wa nyuma yakoze cyaba cyarakugezeho? Ese waracyakiriye? Cyakugiriye umumaro? Yego. Ute rero aho niho wenda wasangiza n'abadukurikiye kugira ngo bafashwe n'ubuhamya bwawe. Yego. Aha. Gukiranuka rero ahubwo twasobanuye ko mu muntu bidashoboka, ahubwo uwadamu wa nyuma niwe wazaniye abantu gukiranuka. Abari gukiranuka birakunda, ariko akiranuka duhagarariye nk'uko Adamu wa mbere nawe yakiraniwe aduhagarariye. Ubundi biba byanditswe bavugaga n'icyo bivuze. Adamu wa mbere yakoze icyaha kibarwa ku bantu bose bazamukomokaho. Yego. Yesu akora ibyo gukiranuka bibarwa ku bantu bose bazamwizera. Yego. Urimo kubyumva? Gukiranuka tuvuga rero nuko twabazweho, ariko uwagukoreye ninde? Ni Yesu. Umuntu aba umukiranutsi yemeye kubarwaho gukiranuka kwande kwa Yesu. Urimo kubyumva? Nuko umuntu aba umukiranutsi. Nizere ko nawe ibyo ubyizeye kugira ngo wibere umukiranutsi tuzibanire mu ijuru nshuti yacu. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Allo Fine FM.
yes mwongere ijwi mutubwire aho muherereye n'izina. Gerard Muzi. Gerard Yego. uherereye he? Ubwo butumwa buri kumvikana. Uherereye he Gerard? Ndi hano mu karere ka Gakenke. Yes Yego. Gerard, icyo wakiriye cyangwa wumvishe ni iki mu ubwo butumwa uvuga bwumvikana? N'abakiriye nuko duherwa umuntu hava gukiranuka ku bwayo. Amen. 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 Nawe urumva wabaye umukiranutsi se imbere y'Imana ku bwa Yesu? Ndabihamya neza. Ubundi we. Okay, hanyuma Noneho aha n'abandi bashaka gukiranuka nabo basa nk'aho babikura mu mirimo. aha Nabo bavuga ko babufite. Ariko bakavuga bati dushyize imirimo imbere kubera ngo dufite gukiranuka. Ngo bayikoreshwa no gukiranuka. Aho ngaho njye numva harimo itandukaniro. yego Umwe twicaza avuga ati mfite gukiranuka kw'Imana nanjye nk'uko mbihamya. Akavuga ati uko gukiranuka kw'Imana ndagufite ariko kubushoboza n'iyo mirimo. Ubwo ni abantu babiri batandukanye. yego noneho hamya ukwawe rero, ese wowe wumva gukiranuka ufite ni ukw'Imana cyangwa ni ukwawe? Njyewe gukiranuka mfite ni ukw'Imana. Ni ukw'Imana. Waguheshejwe n'iki? No kwizera. No kwizera, sibyo? Kuramutse kubyaye imirimo muri wowe, twanabishimira Imana kubera ko ni ubuzima umuntu aba yakiriye. Ariko aka kanya ntabwo turi kwigisha imirimo, ahubwo turi kwigisha uburyo umuntu ahinduka umukiranutsi gusa abazo gukiranuka kwande kwa Yesu. Kwa Yesu Kristo. Sibyo? Ubwo butumwa burasobanutse. Niba twese twabwumvaga kimwe kuko ibyo twakiranukamo byose nuko uriya murongo wo muri Yesaya batubwiye ni nk'ubushwambagara bw'ibizima. Dushimiye Imana yaguhaye gukiranuka kwayo inshuti yacu. Amen. Murakoze cyane. Mugire umugoroba mwiza. Okay, turakira abantu nka babiri bakoresha amasegonda. Yego. 0784 4257 ikiganiro ni ijuru ntirikorerwa kuri Fine FM. Niba wadukurikiye duhamagare utubwire icyo wakuye mu kiganiro. Yes, turi kugana no ku musozo. Mujye kuri YouTube channel ijuru ntirikorerwa TV. Ibiganiro byose n'ibyatambutse murabisangayo. Mukomeze mwinjoyinga ubutumwa bwiza, munezerwe, mwumva uko mwamagira neza. Agira neza bugacya bukira, yatanze gukiranuka kwiteka. Amen. 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 Twakwakira umuntu umwe, turacyafite iminota nk'ibiri gusa, akatubwira nawe ibyishimo afite cyangwa se n'ikibazo yaba yagize. Yego. Ariko murase ku ntego kuko dufite iminota nk'ibiri yonyine. Yego. Yes. Aha. N'umuntu ushaka kujya kuri WhatsApp group yacu atwandikire ku iyo nimero. Yego. Tumushyire kuri WhatsApp group, akomeza kurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza, nawe agubwe neza, abikesha kwizera Yesu Kristo. Nibyo? Yes. Niba kandi twamwakiriye undi. Yes. Alo Fine FM. Fine FM, alo. Alo Fine FM. Twamufasha ariko ntacyo twamufasha hari. Yes, nta kibazo. Nta kibazo, naho utaha rwose bazongera bari kutuganiriza ukuntu nabo babaye abakiranutsi. Undi muntu umwe, umunota umwe cyangwa amasegonda. Fine FM, alo. Mwiriwe neza, muri bande muherereye he? Aha, mwakurikiranye ikiganiro? Nakurikiranye ikiganiro nubwo nagifatiyemo hagati sinari ko cyagarutse n'ubwambere n'inkumvishe muri iyi minsi. Yes. Gusa Uwiteka abaha umugisha cyane kandi mwakoze. Urakoze cyane, nawe uri umukiranutsi. Mu kiganiro. Yes. Kuko ukizera ko Yesu Kristo yagupfiriye kandi ari we wagiye mu cyimbo cy'ibyo bari kujyamo, ndumva ko wakwicira inzira tuvuga ngo tuzajya mu ijuru kubw'imirimo yacu. Ari ukwibeshya, ahubwo kwizera gusa biriya birahagije. Urakoze, iminota yashize, tubane na nyuma y'ikiganiro.